ikuzo mana y'Abrahamu kubw'imirimo myiza wakoze wanyeretse kera yo kumunda none uyu munsi urabinyeretse ikuzo mana y'Abrahamu kubw'imirimo myiza wakoze wanyeretse kera yo kumunda none uyu munsi urabinyeretse. Come on, Diana. ikuzo mana y'Abrahamu kubw'imirimo myiza wakoze wanyeretse kera yo kumunda none uyu munsi urabinyeretse. ikuzo mana y'Abrahamu kubw'imirimo myiza wakoreye wanyeretse kera mana we yo kumunda none uyu munsi urabinyeretse. Igamira singira imbaraga zawe singira ibidashobokera abana imbere yawe birashoboka. iyo utaba ntabwo murengeze bataramanutse gikuzimu wemeye kuzakurwanirira kuneshanu kwawe murengeze. iyo utaba hafi murengezi bataramanutse gikuzimu wemeye kuzakurwanirira kuneshanu kwawe murengeze. iyo utaba hafi murengezi bataramanutse gikuzimu wemeye kuzakurwanirira kuneshanu kwawe murengezi. iyo utaba hafi bataramanutse naramanutse wemeye kuneshanu kwawe imbaraga zose zangwanyaga waziribatiye Golgota ndetse n'ibisigisigi byazo ubu nta bubasha bigifite. za mbaraga zose zangwanyaga waziribatiye Golgota ndetse n'ibisigisigi byazo ubu nta bubasha bigifite. Come on. Imbaraga zose zangwanyaga waziribatiye Golgota ndetse n'ibisigisigi byazo ubu nta bubasha bigifite. Imbaraga zose zangwanyaga waziribatiye Golgota ndetse n'ibisigisigi
Pasiteri Emmanuel, Pasiteri Justin, tugeze mu mwanya mwiza cyane, kandi uyu mwanya ndatekereza ko buri muntu wese afite amatsiko yo kumenya Yesu ukuntu yaciye umugani, kandi ni umugani tugiye gusoma. Ngira ngo wenda Pasiteri Gatanazi yatuyoborera uyu mwanya, hanyuma Pasiteri Emmanuel nawe akaza kudufasha gusobanukirwa kurutaho amagambo amaze gusomwa. No kuvuga ngo dushobora gukoresha Bibiliya zishoboka zo dufite hano imbere yacu, nubwo ari nyinshi, ko twakoresha izishoboka kugira ngo buri muntu abashe kumva uyu mugani Yesu yaciye. Twawusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 16 umurongo wa mbere kugeza ku wa 11. Ndahera kuri Bibiliya z'ikinyarwanda tumenyereye gisanzwe, hanyuma Pasiteri wambaje ari buze kusoma uyu mugani muri Bibiliya ifite ikinyarwanda cy'iki gihe, kugira ngo biruze kurushaho kumvikana neza. Yesu acira abantu umugani w'igisonga kibi, niko titire y'amagambo ivuga. Kandi abwira abigishwa be ati, hariho umutunzi wari ufite igisonga cye, bakimuregaho ko cyaya ibintu bye. Aragihamagara arakibwira ati, ibyo nkumvaho ni ibiki? Murikira ibyo nakubikije, kuko utagikwiriye kuba igisonga cyanjye. Icyo gisonga kiribwira kiti, ko databuja ari bunyage ubutware bwanjye, nkaba ntashobora guhinga, nkagira isoni zo gusabiriza, ndagira nte? Have nzi icyo nzakora kugira ngo nimara kunyagwa bazandaze mu mazu yabo. Ahamagara ufite umwenda wa shebuja wese, abaza uwa mbere ati, harya databuja akwishyuza iki? Aramusubiza ati, inshuro 100 z'amavuta ya elayo. Nawe ati, enda urwandiko rwawe wicare vuba wandike 50. Maze abaza undi ati, harya wishyuzwa iki? Aramusubiza ati, inshuro 100 z'amasaka. Aramubwira ati, enda urwandiko rwawe wandike 80. Nuko shebuja ashima icyo gisonga kibi, kuko cyakoze iby'ubwenge, kuko abana b'iyi si ari abanyabwenge mu byo ku ngoma yabo kuruta abana b'umucyo. Kandi ndababwira nti, ubutunzi bubi mu bushakisha inshuti, kugira ngo nibushira bazabakire mu buturo bw'iteka. Ukiranuka ku cyoroheje cyane aba akiranutse no ku gikomeye, kandi ukiranuka ku cyoroheje cyane aba akiraniwe no ku gikomeye. Abakiraniwe no ku gikomeye. Niba mutakiranutse mubikijwe ubutunzi bubi, ninde uzababitsa ubutunzi bw'ukuri? Rekera aho ngaho cyangomeze. Komeza ugaruke ku 13. Kandi niba mutakiranutse ku by'abandi mubikijwe, ninde uzabaha ibyo mwitegekaho? Nta mugaragu ukeza abami babiri, kuko aba ashaka kwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukeza Imana n'ubutunzi.
naho ngaho pastor nawe dufasha reka nsome muri Bibiliya ikinyarwanda kikigije ho haravuga ngo umunyabintu w'umuhemu. Yezu abwira abigishwa be ati habayeho umuntu w'umukungu wari ufite umugaragu yashinze ibintu bye, baza kumuregera uwo mugaragu ngo aratagaguza ibyo bintu. Nuko aramuhamagara aramubaza ati ibyo nkumvaho ni biki, ngaho murikira ibyanjye kuko kuva ubu utagikomeje kumbera mu bintu. Uwo munyabintu aribaza ati ubu se mbigenje nte ko databuja agiye kunyaga, guhinga sinabishobora, gusabiriza byantera isoni, yewe mbonye uko nzabigenza kugira ngo nimara kunyagwa abantu bazajye banyakira. Nuko abari bafite imyenda ya shebuja agenda arabahamagara umwe abaza uwa mbere ati harya databuja akwishyuza ibingana iki? Amusubiza ati amadebe 100 y'amavuta y'iminzenze. Umugaragu aramubwira ati akira urupapuro rwawe wicare vuba wandikeho ko ari amadebe 50. Hanyuma abaza undi ati harya wowe wishyuzwa iki? Ati ni imifuka 100 y'amasaka n'ingano. Aramubwira ati akira urupapuro rwawe wandike ko ari imifuka 400. Icyo ni ikindi cyandukanye n'ibya mbere urumva nayo bazahuyo 400 ruta ayo yaramuri kamasome. Aramubaza ati ku murongo wa 7 hanyuma abaza undi ati harya wowe wishyuzwa iki? Wishyuza iki? Uwo nuri mideni boss. Ati imifuka 500 y'ingano niyo yishyuzaga. Yego. Uwo mugaragu aramubwira ati agenda urupapuro rwawe urwandikeho kari 400. Afese 100. Yakuri 100. Ariko imbere yakwiyeho amadebe 50 mwabyumvise. 50 nakwiye 100 y'amavuta. Mvuga 100 ni myinshi y'ingano. Ni myinshi cyane. Mvuga 100 y'ingano. Ni myinshi cyane. Twagiye. Nuko shebuja ashima uwo mugara ubunyabintu w'umuhemu kuko yamenye kwiteganyiriza. Kiganiro mu kibuke ko cyitwa amasazi rumumuka no guteganya n'ejo hazaza. Yamenye kwiteganyiriza kuko abiyisi mu mibanire yabo barusha abamurikiwe n'Imana guteganya. Ahanditse ngo kuko abisi subiramo umurongo. Ahanditse ngo Yesu ati reka mbabwire. Nuko shebuja ashima uwo mugaragu w'umuhemu kuko yamenye kwiteganyiriza kuko abiyisi mu mibanire yabo barusha abamurikiwe n'Imana guteganya. Abamurikiwe n'Imana ntibazi guteganya, ahubwo abisi ngo nabahanga. Abamurikiwe n'Imana dushobora kubita abakirisitu cyangwa barokore cyangwa abakizwe cyangwa abana b'Imana b'Imana. Ntibazi guteganya ejo hazaza. Ntabwo bazi guteganya ejo. Yesu yashimye abisi ko bazi guteganya kuruta abana b'Imana. Nubwo babikoresha uburyo bubi ariko n'abahanga. Ubwo turi mu masazi no mu mwuka. Abantu guteganya ibyo mu mwuka ejo bizagenda bite? Ibyo turimo bizarangira bite? 9 rero Yesu yungama ati reka mbabwire amafaranga ni amatindi, nyamara mujya mwashakisha inshuti kugira ngo igihe yabashizeho izo nshuti zizabakire iyo muzibera iteka. Ugira umurava ku tuntu duto no mu bikomeye azawugira. Niba rero mutagize umurava mu matindi y'amafaranga n'amatindi, ninde uzabaragiza ibifite agaciro kukuri? Niba mutakiranuka mu mafaranga ninde uzabarindisha ibintu by'ukuri? Yabyise amatindi. Ngiye gusoma niba mutagize umurava mu matindi y'amafaranga ninde uzabaragiza ibifite agaciro kukuri? Niba kandi mutagize umurava mugenga iby'abandi ninde uzabaha ibyo mwagenewe ubwanyu? Nta mugaragu ushobora gukorera abashebuja babiri. Iyo udakunze umwe ngo yanjye undi ayoboka umwe agasuzugura undi. Nuko rero ntumushobora kuba abagaragu b'Imana ngo mube n'abagaragu b'amafaranga. Nuko rero ntumushobora kuba abagaragu b'Imana ngo mube n'abagaragu b'amafaranga. We Yesu avuze ko uburi kimwe muri ibyo ntabwo ushobora kubikorera icyarimwe. Wagejeje ku 13 se? Niho ndi 13. Sore jano hakomeye ubwo. Ushobora kuba umugaragu w'Imana ngo we n'umugaragu w'amafaranga.
weho handitse ngo ndushobora kunezeza Imana n'ubutunzi, hano ho bavuza amatindi y'amafaranga, hano ni Bibiliya mfite. Aha, none bakozi b'Imana munyemerere twinjire mu kiganiro. Ibi bintu ndumva bikaze. Umunyabintu w'umuhemu Bibiliya yera yavuze ko ntago yavuze gutyo, yavuze ko ari igisonga kibi. Igisonga ni mu nsobanurire umunyabintu igisonga ni iki? Iri jambo turisesengure ni iki kugira ngo tubanze tumenye Yesu uyu muntu yarimo acaho umugani wari we, tubanze dusobanukirwa wari we. Bibiliya iri jambo igisonga rifite inshuro nyinshi, ariko reka mvuge umwe mu bantu bakunda kuvuga, Yosefu ni igisonga ngo yabikijwe ibintu byose. Tuvuze ko Bibiliya ivuga ngo baramubwiye ngo ubutunzi bwose bwo muri Egiputa niwe wari ububitse bw'igihugu cyose. Yari igisonga. Sinaye gusa mu bigishwa ba Yesu hari undi uvugwamo witwa Yohana Mukakuza, nawe yari igisonga cya Herode. Niko birivuga. Yohana Mukakuza, Joanna Mukakuza yari igisonga cya Herode. Igisonga bwore ukurikije Yosefu, ukurikije n'uwo nguwo wo kwa Herode ni iki? Babashinzwe iki? Bafite we murimo. Ubundi igisonga ni umuntu ushinzwe gucunga umutungo utari uwe. Ni umuntu uba warahawe inshingano zo gucunga umutungo utari uwe, cyangwa se zo gucunga ibintu bitari ibye, wongereho akabicunga nk'ibye. kandi akabicunga nk'ibye, ariko nyamara atari ibye, kandi akazabazwa uko yabicunze, akazakorerwa audit, akazabazwa uko yabicunze, kuko harimo ikintu nyine cya responsabilité. Kuba ufite izo responsabilité harimo kuba nyine ufitiwe n'icyo cyizere cyo kubicunga, harimo n'ikintu cyitwa accountability, ijambo bakunda gukoresha mu Rwanda ryitwa accountability. Kuzagera igihe ugasobanura kwitegura gusobanura ukuntu ucunze ibyo bintu bitari ibyawe, ukitegura ko hari igihe kizagera ukabazwa uko wacunze ibyo bintu. Urebye kugira ngo bize kwaguka, abantu baza kuvuga bati se ngo ngubwo si abantu bashinzwe ibintu bifatika gusa. Umuntu wese ufite inshingano yawe, inshingano ariko akaba azayibazwa ni igisonga. Oya, urumva ntabwo ari urumva mu nshingano icyo wose uri kuvuga ni ukuvuga ngo yenda ku bantu bize ikintu cyitwa icungamutungo. Buriya mu icungamutungo hari ibintu bibiri bikomeye abantu bigamo. Mu icungamutungo abantu akenshi biga uko bacunga umutungo, ariko bakaniga uko bacunga abantu. Abantu niwo mutungo wa mbere, buriya ruvuga ngo niba warahawe gucunga abantu cyangwa se kurinda abantu iyo ugiye mu byerekeranye n'ubutunzi, niwo mutungo wa mbere ukomeye, nibo baza kwisonga, noneho ibindi byarangiza bikaza nyuma y'abantu. Uri kunga mu byo rero Pastor Emmanuel avuze ko noneho si gucunga ibintu gusa. Ijambo hano rishyigikira ibyo. Pawulo yandikira Tito cyo cyambere mu 7 yaramubwiye ngo kuko umwepiskopi akwiye kutabaho umugayo, nkuko bikwiriye igisonga cy'Imana. Ntakwiriye kuba ikigenge cyangwa ikirara cyangwa umuwinzoga cyangwa umunyarukone cyangwa ifuza ndamumbi kugira ngo ashobore ubwo busonga. Urumva nayo bamuhaye igisonga kandi bamwisumwe episkopi, ari byo atubwiye ari gucunga abantu. Ubwo nuko kuvuga ngo umuntu wese ashobora kuri agasanga twese uko abateze kino kiganiro amatwi baraza gusanga ari ibisonga, aho yirirwa ikintu cyose umuntu afite ashobora kubazwa kwaguka. Tubaza no gusanga n'ubuzima n'igihe Imana duhaye nawe ari umutungo. Turashaka gusanga impano twahawe ari umutungo, tuza kwaguka turaza gusanga turi ibisonga twese. Murakoze cyane, ndumva dusa nk'abasobanukiwe rero igisonga icyari cyo cyangwa se umunyabintu. Ariko noneho turebe mu buhemu, kuko Bibiliya cyangwa Yesu yaciye umugani avuga ngo ni umunyabintu w'umuhemu cyangwa se igisonga kibi. Noneho reka turebe ububi bwaje bute, byagenze gute muri kwa kundi twabisomye. Pastor Emmanuel wenda na Pastor Gatanazi turagenda duhererekanya uko tubyumva. Iyi nkuru uko wayumvise ni gute Pastor? Icyambere ikiganiro n'amasaziro, yego, kandi yo mu mwuka. Kandi byagaragaye ko ikintu abantu bose batinye n'ejo hazaza.
buriya ejo hatera ubwoba abantu kuruta none. Abantu rero bose bava bakagera ejo habatera ubwoba bataranahagera ku gisonga bwo noneho ngeze ku gisonga rero nacyo barabanje igisonga icyambere twabonye kuko utanze bitubwiye ni uweguriwe gucunga umutungo wa utaruwe kandi akawucunga nk'uwe. Kuwucunga nk'ubwo bivuze ko nta muntu wakwe ubunyangamugayo, umutima w'urukundo, kubikora nk'ibyawe ku buryo kubicunga nk'ibyawe uvuga ko nta kuntu utagize. No kuza umuhamu uti yabicunze nk'uko ye gucunga ibye ntawe abikurega. Hanyuma rero bakise igisonga kibi kubera iki icyambere yakoze ni ukwaya. Bire yavuze ngo atangira kwaya na Paulo yahise yandika ngo akwiye kuba ari inyangamugayo, ntakwiye kuba ikigenge, ikirara, umunywi w'inzoga, umunyarukoni n'uwifuza indamumbi ujya ruswa. Ndose urumva yakoresha uyu n'uyu bamuhaye ibintu bine agomba kwirinda ngo ntakwiye kuba ikigenge, umva n'igisonga, ntakwiye kuba ari umunywi w'inzoga, ntakwiye kuba ari umunyarukoni yararwanaga, no kuba wifuza indamumbi. Wa gisonga cyo birero cyakoze mu cyaratagaguzaga ariko batagaguza ibintu ngo byashemwe cyo cyashinzwe ibintu kabiyanyagiza kibipfusha ubusa. Yishe inshingano niyo kintu kigaragara. Bigaragara yuko yishe inshingano. Icyo tubonye yari yarahawe ntiyigeze ahagarara nk'agaciro umwanya yahawe narangiza gukoresha kuko shebuja nuko batavuze iyo bavuganye, ariko mbere yo kumuha ubwo busonga yari yabanje kumushima. Ibindi byaje nyuma. Ni ukuvuga ngo yaza kuba ibyamugaragayeho nyuma iyo bimenyekana mbere ntibari kumuha ibi bintu. Bari ako kazi ntibari kukamuha. Urumva ko bamwirukanye kuba umusonga ntabwo ari kubawe. Ikibyerekana ni uko aho shebuja amenyeye iyo myitwarire mibi yamukuyeho. Bivuga ko imyitwarire mibi yazanywe n'umwanya yicayemo. Niho handi uvuga yavuze ngo ibyo nkumvaho ni ibiki. Yazanywe n'umwanya yicayemo cyangwa umwanya wicayemo wagaragaje uwo ari we. Umwanya kubera ko hari igihe umuntu ubona asa nkaho yitonda ariko atarahura n'umunzani. Umunzani urugero ushobora kuba umuntu umwendereje, wamureba agenda mu nzira ukagira ngo aritonda, ariko igihe uzamenya ko yitonda ni igihe azahura n'abantu bakamwendereza. Niba mwendereza uzamenya uwo ari we, ngo icyahuye nacyo kizamugaragaza uwo ari we. Ntabwo wavuga ngo umuntu ngo ntabwo yiba. Umuntu uzamenya ko yiba ko wamuhaye ibyo ajera. Oya, muha amafaranga umubwire ngo yashyire Pasteur Clement. Nibwo uzamenya ko noneho nayageza yuko yakabaye. Nibwo uzamenya ko atiba. Nibwo uzamenya ko atiba. Muguriza amafaranga. Noneho kugira ngo uzamenye ko atiba nuko ayo mafaranga azayakugarurira. Rero nukuvuga ngo umwanya yari arimo ntago washaka hari ukuntu yari ateye ariko bitagaragara. Bamwibeshyeho. Yagaragaye nk'umuntu w'inyangamugayo, kuko iyo batamubona ko ari inyangamugayo ntago bari kumugira manager, ntago bari kumugira jera, ntago bari kumugira igisonga, ntago bari kugira ibintu bamurindisha. Uko yagaragaraga nkaho ari inyangamugayo. Bamushyira mu bintu, bamushyize mu bintu kambereye biramupima. Uko yari ateye abagiye ku munzani. Uwo munzani uhita umugaragaza uwo ari we, ugaragaza ibiro bye. Uhita ugaragaza uwo ari we. Pastor Emmanuel, turacyasengura uyu mugani, hanyuma ndaje tuze kureba noneho iki gisonga kibuko cyitwaye muri ibi, ariko turacyasobanura uyu mugani kugira ngo wumvikane. Pastor Emmanuel nadufashe. Shebuja cyangwa se umuhaye akazi k'ubusonga maze kubimenya, habaye iki? Tubanza turako yabimenye. Ntujye amaze yabimenye ate? Buriya abantu bajya bagira ngo nta muntu bazi. Iyo ushyizwe hejuru abantu baduteze amatwi bose babyumve. Ubaye igisonga. Iyo ubaye igisonga, urumva igisonga bagubasha n'ubutware. Bibiliya iravuga ngo babwe Yosefu ngo nta wundi uza ukuruta uretse nge. Haza yahinjira abinjira basokaza bacyo wawe, bajya no guha basanze ari we uhahisha. Baguha kashe, baguha biro, baguha ubasha, baguha sinyatire, bakaguha uburenganzira gufata ibyemezo. Rero ikibazo abantu benshi batajya bamenya, iyo uhawe ubusonga aho ushobora gufata ibyemezo, abo bifatira bahabwa ubushobozi bwo kurondora, ko kugenzura.
abo ubikorera abantu bose bafite ubusonga bafite abo babereye abafite ibyo abandi bayobora abayobora abandi bantu abafite ubutware hasi yawe bagenda bunamirije baca bugufi batakuvuga utamenya barakurondora bakamenya niba uri igisonga cyiza cyangwa kibi aha rero aho ngaho ndaza kuhavuga urabona Paulo yabwiye Tito akwiye kuba atari umunywi wa vino kuko haba igisonga ujya mu kabari n'umujya mu kabari urangiza responsibility ntuza kugira ubwenge ngo akagomba kuba atari umunyarukoni umunyarukoni umuntu mubi urwana agomba kuba atari umuntu bamwise ikindi kintu bavuze ngo udakora indamumbi ubwo ni ruswa noneho ibi byose bavuga rero abantu bose ikintu batazi iyo umuntu aho busonga abo abantu abereye igisonga kurumva usanga ni hejuru bagira impano zo kumurondora ako niko nashatse kudusobanurira akoroka nkagusobanurira tuvuge nk'umuntu ufite abantu ayobora wenda abari bo bose akantu yaka baba kazi baravuga tugiye hiti kwa ari ati babaza ibyo akunda ati ujyanye ufite ijana ko ari ryo afata barakumenya babazi aho unywera bazi kurobanura ku butoni bazi ko wiba bazi kubeshya niyo bakejeka bakudodera ikanzu ingana nawe ku buryo barayidoda kandi kenshi abantu ibyo bavuga ku shebuja aba ari byo ibintu abantu bavuga kuri shebuja aba ari byo simvuga bajya kumurega n'amatiku simvuze abajya mu manza bashobora guceceka ntibanavuge ku bw'inyungu babona muri wowe kubera kuri bosi wabo ufite ubusonga wabagirira nabi ariko abantu uyoboye barakurondora bakakumenya bakamenya niba uri interenganya niba ugira ukuri niba uteranya niba wiba niba ugira ruswa barabimenya narimo mvuga rero ko mbere y'uko shebuja abimenya ntabwo yabibwiwe na nyir'ubwite igisonga sico cyabivuze ntabwo cyabivuze abo ngabo nyine kandi urabona bataramubesheye ibigaragara ntabwo bamubeshye kuko icyo yakoze ibyo nkumvaho ni ibyo nkumvaho aba bantu rero bitangira raporo kuri shebuja wawe baramumenya bo barenga iyi raporo ntiba yanditse agengi bayanditse Pastor Justin akakantu gasobanura neza nyine bari abantu b'isodomu n'igomora hari raporo yari yarageze ku mana yari yarahageze gute kuko imana ivugana na Aburahamu yaravuze ngo ikintu cyatuzanye urumva hari ikintu cyabaye imana yageze kwa Aburahamu yari iri mu butatu data wa twese umwana n'umwuka wera iriho ko bari abamarayika batatu hanyuma nyuma ikavuga ko ari imana ati se hari tugiye gukora audite isodomu n'igomora ibintu baharega turebe ko ari ukuri turebe ko ari ukuri imana igeze kwa Loti igeze kwa Aburahamu igezeyo ayihereza amata y'ikivuguto siko Bibiliya ivuga ayihereza amata y'ikivuguto ayibagira ikimasa ayihereza umutsima imana irarya irangije kurya Aburahamu arayiherekeza imana igiye kujya isodomu noneho imana bateze ntabwo najya ibintu ngiye gukora isodomu ntabwo nabikora ntabwo ishitenge Aburahamu imana irangije ibwira Aburahamu ko igiye muri audite twibutsa abadukurikiye ko ni marayika waje urumva irangije iramubwira ngo ngiye isodomu kureba ko ibintu baharega ari ukuri iriya raporo yo pastor iriya raporo yo yari yaratanzwe nande y'isodomu raporo y'isodomu wanda turi kuri raporo nyine y'ukuntu bavuga shobuja y'ukuntu shobuja ashobora kumenya amakuru yawe atari wayamuhaye shobuja agahabwa raporo atari kuko urabona nka kiriya gisonga nicyo cyagombaga gutanga raporo kubera ko cyarayitangaga ahubwo cyaranayitanga uko biri kose ntabwo gishobora kwitwa igisonga kiratanga raporo ahubwo gitanga boko ki ariko urabona iyo gitanga nitangwa nabo nibuke ko iki gisonga twasobanuye ko ari wa muntu managinga ibintu cyangwa abantu amaraporo abiri hari raporo y'igisonga kikagenda kikayidoda yazo zita gutekinika kikayikora kikayitanga iyi raporo yo ivuzwe hano bati ibyo nkumvaho yavuye raporo iri verbal urumva iyi raporo iri verbal nibyo yumva yo kumunwa ibyo nkumva urumva none ni raporo y'isodomu raporo y'isodomu yo imana yayimenye gute niyo kumva Ati numvi ibintu by'isodomu njya mbyumva ariko nonje kureba ko ibintu bari kuharega igitangaje aho ngaho wenda isesengura ryanyu rikomeze ariko igitangaje aho nako Aburahamu yanabanje kuvuga atari ko usanze hari nkabangaye
urumva nawe ntabwo Aburahamu ntiyari abizi ayo makuru bakubwiye wasanga atariyo ugenda ubari naravuga ati nange niryo kimanuye tugiye kubara mwumva ibyo bavuga yavuga gusa bambwiye ko nta muntu wasigaye aravuga ati barabashwa bahari urumva rero ni raporo bati 50 babura dore boss mukuru kuntu iyi raporo abayizi uziko ababizi neza abizi oya ababizi reba hariya bose Aburahamu yaramubwiye ngo 50 ngo nimbarayo barabura iyo miji ibiri Sodomu na Gomora iri buze gukira kubera abantu 50 aramanura agira 40 yabonye yemeye nta kibazo yabonaga yemeye yihuta umuntu ko yemeye yihuta yavuze ati kuri mbasa 50 ndahareka ndavuga ati wakonya nkamanura bagize ku 10 hasi barabuze angahe cyo nkuyemo nuko bigaragara ko hari raporo zitazwi ari raporo na raporo no kumana buriya hari abantu hari ibintu Imana yumva idakeneye kandi umuntu urega iyo yireberamo urabona iki gisonga cyabonaga shefu w'igisonga amaraporo yandi yanditswe yemewe n'amategeko avuga ayo masaka n'amavuta naho barangura yamugiragaho ati ibintu byose bimeze neza kandi ibi bisonga abari abahanga bazi kubeshya bazi gukora raporo ku bwo udashobora kubavumbura igahuriramo none uyu mugabo rero nawe aravuga ngo ibyo nkumvaho ni ibiki nzaza tubarani kandi ubwo amaraporo yari afite avuga ati amaporo wampaye narayabonye ariko andi makuru yaciye ku ruhande ati ibintu nkumvaho rero genda ngewe amuha umwanya wo kuzaza kubarana siko bibonetse nta muntu w'umuswa wiba yabishobora atese burya n'abanyeshuri umuswa ntajya areba ku rupapuro rw'undi ngo yandike iyo umuswa aramutse amenye kureba umuswa w'umunyeshuri ashoboye kureba ku rupapuro rw'undi mwana akamenya igisubizo bivuze ko bari n'umuhanga kuko ashobora kandi bitari byo oya twe mu ishuri twiga icungamutungo hari amakonte batubwiye iyo ugiye kodita cyane cyangwa ushobora mbese akunda gukoreshwa mu kwiba ntago ndi buyavugire hano ntaza kwigisha abantu kwiba kandi utaza kubarangira n'umupastori ariko hari amakonte akoreshwa cyane mu kwiba bikemera na ba auditeur iyo bagiye abagenzuzi bagiye gukora igenzura aho hantu niho bakunda kwibanda cyane gukora igenzura ariko ntago ndi bavugire kuri radio pastor wambanje ariko harahari nanjye ntaho mvuze mwihavuga ariko hari ahantu bakuha uburenganzira ati mbese hari abagabo bw'inyagamburiro uyabizaho rero ubundi abantu baruzi bw'inyagamburiro bwo kwiba ubw'inyagamburiro bo bahaguha arahagutu bati nugira ingendo nugira aho ujya ukajya uzirema ukaziterateranya kugeza ubwo bazaza kora bagasanga yose yarangiriye aho twikomereze ariko ikigaragara cyo amakuru yarayafite abo tuyoboye baza amakuru abo tubereye kandi bashobora kuyatanga ahandi wowe utazi mwenayo ntago yagenda yanditse kandi umenye uyatanga arinde hari n'igihe abakugenzura baba bafitanye isano n'uwo nguwo bose wawe aha cyumvikanye ubwo rero tumaze kubona ko amakuru yaragiye ndashaka noneho tugera ahantu munyereke noneho uburyo uyu muntu amaze kumenya ko amakuru kuko urumva ko iki gisonga cyamenye ko amakuru yageze bukuru cyarabimenye ko yagezeyo ibukuru bana gitumye hariko ko bazaza kubarana noneho kiranabyemera ndagira ngo munyereke iki kintu Yesu yamuciyeho umugani avuga ngo ni umuhanga ubuhanga yakoze afite ubuhanga bubiri ubwa mbere tekinike yo gutanga raporo mbere yuko amakuru agerayo ni ukuvuga ngo aya makuru yaturutse aya ngaya yatemewe amakuru bita informere amakuru ataciye mu mpapuro iyo atagenda iki gisonga cyari cyarabanje gutekinika ku buryo shebuja ntabwo yari buzagira amakuru yatumye shebuja aza iyo ni tekinike ya mbere cyari gihanga cyanatinze gahuko cyatinze ugikora kugira ngo bagifashe none cyari kigeze cyari gifite uburambe aha kabiri rero ni uburyo yakoze raporo yindi azahashebuja sinza muri kubyumva wumvise indi raporo ya kabiri yakoze hejuru y'amagambo yagiye yakoze indi yiwe neza ku buryo batandukanye nta deni sinzi mwabujya ko nzi raporo bisobanura neza urumva yamenye ko aza kubarana aragenda ajya mu bantu barimo
mbere yuko ajya mu bantu ikintu kigaragara cyo nuko yari afite dokima, yari afite impapuro z'umwenda w'abantu babereyemo umwenda icyo kigo, yari afite kopi za raporo yanohereje n'amasezerano. Hari amasezerano amwazwi n'andi y'abakiriya kuko shoje ari kuri. Yari afite na kopi ya raporo yohereje kugira ngo bizahure, byanze kunze agomba kugendera kuri raporo yohereje kugira ngo atekinike n'izindi, ariko wagendeye kuzo yohereje kwa boss. Ari nawe muge ngo nzaza tubarane. Aha, noneho tugeze kuri tekinike rero. Ari batanazo zavuga. Ngiye arashaka uwibuke ko ajya kundi raporo. Cyane. Kuko shobuja tarabukwa. Uri kwiyumva? Tugende rero. Turebe ukuntu yayikoze. Amasezerano nyine y'umwenda. Ariko giye mumfashe munanyereka imbaraga yakoresheje. Imbaraga yakoresheje, ubwenge, ubuhanga bwo yakoresheje. Nyine reba ubwenge. We yaragiye ashaka abantu bari barimo umwenda w'amadebe y'amavuta. Uwari ufite umwenda w'amadebe 100 y'amavuta. Twibutse abadukurikiye ko ahangaha uyu arimo arashaka amasaziro. Amateganya uko azaba. Kuko yamaze kumenya ko bose azagira gute azamukuraho. Aziko naza ibyo nimenyekana bazamwiruka. Agiye gutegura amasaziro. Aha, komeza. Yatangiye gutegura amasaziro. Arangije aragenda ashaka abantu bari bafite umwenda w'amadebe 100. Ngewe icyo ntekereza impapuro zari we yaraziciye. Arangije akora izindi mpapuro hamwe n'abo bantu kuko byagarukiraga amasezerano y'umwenda. Bisobanuye ko hari ibintu yari afite bye bigarukira kuri bigarikiwe nabica ntawe uzabimenya. Wawe ubwo n'ubwenge ubwo bumwe. Noneho aravuga ngo wowe warundimo umwenda w'amadebe 100 y'amavuta, ingunguru 100. Tekereza ingunguru 100. Noneho niduhindure twandike ingunguru 50 aho kugira ngo twandike ingunguru zingahe 100. Ko ni hahandi hanjye ni hahandi hanjye ni hahandi hanjye nakwemeza ko ari navugisha ukuri. Yego, ni hahandi hanjye baranyirukana. Nagiye nibaza amakosa yo ntabwo azabura, arimo arigaragaza, yaranumvikanye, ibimenyetso birahari. Byonyine n'ababivuze bashobora gusanga bafite ibimenyetso. Aravuga ati rero duce amasezerano